Walapu cyane ndagusuje nshuti yakadasoka Kigali top wakoze subscribe mwifuriza nihirwe nawe waba dusuye bwa mbere ngusaba kugira ngo uyikore ujye ubana natwe mu myidagaduro muri sport ubukungu politike tips z'ubuzima n'ibindi byose byakugirira akamaro mu tuntu n'utundi ahangaha kuri Kigali top tuba tupitayo kugira ngo tukugezeho ibiri gutrendinga what's popping what's trending hirya no hino muri East Africa mu Rwanda kwisi yose muri rusange kugira ngo nawe ube kuri top of Kigali wimereye neza hamwe na Kigali top tupeleka kule kwenye top of Kigali. Nojya kure rero uri kumwe nanjye Hero Willis n'ibisanzwe muri what's popping what's trending in Kigali. Ni kenshi cyane rero hagiye havugwa urukundo hagati ya y'umuhanzi Zuchu barizwa muri Wasafi Record hariya mu gihugu cya Tanzania ndetse na mwenyewe kabuhariwe Simba ari nawe nyiri Wasafi Record. Urukundo rwabo rero rwagiye ruvugwa kenshi na kenshi, ibintu bivugwa yuko urukundo ruri kugurumana hagati y'aba bahanzi. Umuhanzi Zuchu rero muramuzi yuko ari umuhanzi waje agasinya amasezerano hariya muri Wasafi Record, ugasinyaga amasezerano yahawe igihe kingana n'umwaka wose atari yasohora indirimbo. Bamubwira yuko agomba gutegereza umwaka akora indirimbo ariko atazisohora, bityo rero bitewe no kwihangana uyu nguyu Zuchu yaje kubyemera, bityo rero biza gutuma amara umwaka adasohora indirimbo kandi afite amasezerano yaramaze kuyasinya. Ikindi anakora umuziki ariko umwaka wose urindushira atari yasohora indirimbo hariya muri Wasafi. Zuchu waje acagahigo muri East Africa ku rubuga rwa YouTube rwe ubwo yasohoraga indirimbo ya mbere yamaze icyumweru kimwe amaze kuzuza subscribers bagera ku 100,000. Bityo rero bigaragaza yuko ari umuhanzi waje afite imbaraga kandi waje igihe ikindi yari akenewe mu Rwanda rw'umuziki hariya mu gihugu cya Tanzania muri rusange, na Wasafi Classic imumenyera inyungu zahariya muri Wasafi Record. Mu minsi yashize rero byaravuzwe cyane biratrendinga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga yuko uyu nguyu Zuchu yabakundana n'umuhanzi Diamond Platnumz akaba ari nawe boss wa nyiri Wasafi. Ariko aba bose bagiye bafite rutwatsi hirya no hino. Zuchu aza kubazwa niba akundana na Diamond Platnumz, avuga yuko ibyo ngibyo ari bihuha kuba babonana basohokana cyangwa se ibyo baba barimo byose ari manager we kandi cyangwa se ari boss we muri Wasafi. Ikindi ngo ni n'inshuti, bityo kandi ngo kuva na kera bari baziranye bamenyanye ubu gusa. Mama wa Zuchu ubwo yabazwaga ku rukundo rw'umwana we hamwe na Diamond Platnumz yavuze yuko ibi ngibi byaba bimutunguye kuko ibyo ngibyo ntabyazi, kuko ngo Diamond Platnumz ari inshuti ya mama wa Zuchu, bityo kuko ngo banaziranye kuva kera. Ikindi muranabizi yuko mama wa Zuchu nawe ari umuhanzi akaba anafitanye indirimbo na Diamond Platnumz yitwa Nasema nawe mwanyarukira kuri YouTube channel ya Diamond Platnumz. Ndumva ari indirimbo yasohotse muri za 2015 gutyo bishyira 2016, indirimbo nziza cyane rwose afitanye na mama wa Zuchu. Bityo rero mama wa Zuchu yakomeza avuga yuko uru rukundo ataruzi, ahubwo Diamond ari inshuti y'umuryango wabo kandi nabo ari inshuti z'umuryango wa Diamond Platnumz. Uko iminsi yakomeje igenda yicuma niko byagiye bivugwa yuko abangaba bashobora kuba bari mu rukundo. Amafoto menshi yagiye agaragara basohokanye hirya no hino ku mazi, hirya no hino bagenda bagaragara nk'abantu baba bari mu rukundo, gusa bo bakagenda babiceremba bavuga yuko ibi ngibi atari byo. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe, nurambirwe turi kumwe mu kiganiro nkankugezaho what's popping what's trending n'iki kiri kuvugwa mu myidagaduro ahanga muri East Africa. Katika Afrika Mashariki rero ndi kukubwira amakuru atandukanye y'imyidagaduro agezweho nube kure yacu. Rero
byarakomeje bigenda bivugwa yuko abangaba baba bari mu rukundo gusa bagenda babihakana gusa kuri ubu ngubu biri kunogwanogwa yuko baba bari gutegura kuzaba babana cyangwa se ngo bakora ubukwe kuri Saint Valentin. Mbona yuko ni iminsi ya Saint Valentin yegereje, niyo mpamvu ndavuze nti sinabwo twakugezaho iyi nkuru kuko nayo ugomba kwimenya nk'umukunzi wacu wakadasohoka kuri Kigali Top. Gusa aya ni amakuru agenda atangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye, nakeka yuko bo nta kintu barabivuga kuko bo bagenda babiceremba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bityo rero bo nta kintu barabitangazaho. Gusa hagize n'ikindi gitangazwa kuri ibi ngibi nabyo nabikubwira nk'uko aricyo dushinzwe rero nabikubwira nabikugezaho. Ikindi kandi uyu muhanzi yagiye agaragara bari mu buzima buryoshye, bari kurya ubuzima hirya no hino. Ibi ngibi bituma rero benshi bibabera challenge nk'uko bigenda bivugwa yuko bashobora kuba bari gutegura ubukwe mu mwiherero cyangwa se mu buryo bw'ibanga, bakazaba bapafuminga ikirori cy'ubukwe kuri Valentine Day yegereje mu minsi mikeya isigaye barirwa ku ntoki. Ni byinshi cyane rero bigenda bivugwa, nihagira igihinduka nabyo nzabikugezaho. Bari kumwe na Hero Willis, ntujye kure ya Kigali Top. Ciao bye.